gukosora cyangwa se gusobanura neza akantu kamwe. Navuze uriya muntu wampaye inka wo muri ayima mu maso y'abantu, yego cyo narakimushimiye n'ubu ndacyagishima ko wakoze igikorwa cya kigabo, ariko nongere nakugaye. Yes, muraho neza abakunzi ba Lifetime TV, twizere ko mumeze neza kandi mugumye kurirwa mu buntu bw'Imana aho tuba tubifuriza umunsi ku munsi. Ndabasuje cyane abakunzi ba Lifetime TV aho muri hose mu nkengero zigiye zigize isi, kandi twizere ko n'umunsi w'ejo hashize tariki 25 yari umunsi mukuru, kandi tuziho twese kariho icyo ari cyo gihe umwana Yesu Kristo aba yatuvukiye. Yari umunsi wa Noheli, kandi ndizera ko mwagize ibihe byiza aho mwari muri hose, kandi ababasha kuba babonana n'imiryango yabo igiye itandukanye. Ndizera ko mwagize ibihe byiza, mwasangiriye hamwe kandi byari biryoshye. Naje kuvugana n'umuvandimwe wanjye cyangwa se inshuti yanjye, ambwira ko yari ari kumwe n'abandi bavandimwe, ambwira uburyo byari ibintu biryoshye mbese bagize ibihe biryoshye, basangiriye hamwe, barishimana, ibyishimo bimwe byakarahava kabisa. Nanjye rero kuri uyu munsi ngarutse kugira ngo nifurize Noheli nziza cyane ko tukiyirimo, hamwe n'abakunzi ba Lifetime TV cyangwa se abanzi bose n'abatanzi bakunda gukurikira Lifetime TV. Nifuje ko uyu munsi naza mbabwira uti Noheli nziza hamwe n'umwaka mushya muhire tugiye gutangira, kandi uzababere mwiza, kandi muzawurye ntuzabarye, kandi Nyagasani Uwiteka Imana azaharizemo ibyifuzo byanyu byose muri uriya mwaka. Kandi ndizera ko ibyo mwabuze muri uyu mwaka urangiye 2023 ari cyo gihe kugira ngo muzabibonere muri uyu mwaka tugiye gutangira wa 2024. Ndabinginze inshuti za Lifetime TV aho nkurikirana muri hose, kuba mwazafokasinga muri uyu mwaka kugira ngo muzagere ku ntego zanyu izo mutagezeho, cyangwa se muzuze ibintu mwifuzaga kuba mwakuzuza mutabashe kuba mwageraho uyu mwaka wa 2023. Ndakwinginze muvandimwe wo nkurikira aho uri hose, wicike intege, wikumva ko mbese ko utarabigezeho uyu mwaka, wumva ko byarangiye. Ntabwo byarangiye. Ndakwinginze witekereze utyo, ahubwo fata uriya mwaka wongere utangirane na ya porogaramu zawe, utangirane na ya project yawe wari wateguye, utangirane na ya ntego yawe wari wihaye, kandi ndizera ko uzabigeraho. Ushobora no kubigeraho nk'uko wari wabitangiye. Hari igihe umuntu aba yaratangiye ikintu ugasanga umwaka umurangiranye cyangwa se uramufashe atarakirangiza, ugasanga acitse intege. Ahubwo cya kintu wari urimo cyangwa se cya kintu wari gukora, komezanya nacyo muri wa mwaka mushya. Numara gukomezanya nacyo kubw'amahirwe cyangwa se kubw'ubuntu, hari igihe wakirangiza hakiri kare, hari mu ntangiriro y'umwaka cyangwa se ugejeje hagati, ukahita utangirana n'indi project cyangwa se n'indi bitekerezo biza bikunganiramo, ugasanga ukoze cyangwa se wungutse ibintu bibiri, cyangwa se wungutse ibitekerezo birenze uko wabikekaga. Ugasanga ikintu kimwe cyangwa se mu mwaka umwe wungutsemo ibintu bibiri cyangwa se bitatu, bitewe n'uko wafokasinze muri cya kintu cyawe, witaye ku bintu bigufitiye umumaro, ibitagufitiye umumaro ntiwabyitaho. Nuko rero uyu munsi narinje ngarutse kugira ngo mbifurize umwaka mushya, mbifurize kuba mwafokasinga muri uriya mwaka, kandi mugatangirana n'umwaka mufite nk'iki kuko nabivuga, mufite amahoro mu mitima yanyu, sibyo? Nta nimba y'ikiniga cyangwa se icyo ari cyo cyose kibakomeretse cyangwa se gituma nta mahoro mugira mu mitima yanyu, ntayo mufite. Abafitanye ibibazo n'abavandimwe, abafitanye ibibazo hirya no hino, mukumva ko atari ngombwa ko mwagakemura ibyo bibazo muri uyu mwaka ugiye kurangira. Iyi nama nabifuriza cyangwa se iyo nabagira no kugira ngo mutangirane umwaka mushya imitima yanyu nawe yeze. Nimutangire umwaka mushya
imitima yanyu iteze. Ndabinginze ibyo ndi kubabwira mu bitega amatwi, kandi ndizera ko nubyakiriza umutima utabyakirije intekerezo zawe biri buza kugira icyo bikora muri wowe. Twakomeze rero, nagiraga ngo mbabwire iki gihe turimo cyo hagati ya, nkuko nari nabivuze muri cya kiganiro gishize, igihe cyo hagati ya Meremuyur, icyo bita Meremuyur na hagati y'umwaka mushya. Iki cyumweru cyangwa se iyi minsi niyo bitamo Meremuyur. So Meremuyur, igihe turi muri Meremuyur nicyo bita nicyo nako bambe bariramo ubunyobwa bwinshi, mandarena, bakongera bakarya n'ikira na druel. Iki ni igihe, nicyo gihe babiriramo. Iki gihe babiriramo, ubwo nta kindi gihugu ndi kuvuga ni Norvège. Bakongera bakajya no muri shi, ngira ngo narabivuze ndi kubifuza. Cya kiganiro nakoze cyerekaniye na Christmas, cyerekaniye n'uburyo bizihirizamo Christmas. Ngira ngo narabivuze bihagije, ariko uyu munsi nagarutse kugira ngo iki cyumweru cyangwa se iyi minsi isobanuye iki ku Norvège. Iki cyumweru n'iyi minsi niyo isobanuye Meremuyur. Meremuyur cyangwa se Lumiyur. Lumiyur nicyo gihe abana bato cyangwa se imiryango myinshi iba yagiye muri y'amazu yabo. Nababwiye ko nzababwiraho cyangwa se nzakora ikiganiro cyayo, ubuzu buto baba bafite buri kure y'aho baba batuye, ubwo bita hita. Aba Norvège bose aho bava bakagera 80%. Murahita mwumva ikigereranyo nshatse gushiraho. Bafite izo inzu bita hita. Ni inzu zimeze gute? Nzabikora ikiganiro kirambuye n'impamvu cyangwa se ni cyabateye kuba batunga izo nzu bita hita. Ni inzu ziba ziri kure y'aho baba batuye. Ni inzu mu by'ukuri ziba zifite buri kimwe cyose mu nzu, ariko aba ari utuzu dutoya tuba mu misozi cyane cyane ahanini, cyangwa se ahantu hari amashamba. Ahantu haba hari amashamba cyangwa se mu misozi niho izo hita zikunda kuba ziri. Ziba zifite buri kimwe mu nzu, amazi, buri kimwe cyose, ariko abenshi iyo bagiye kuvayo cyangwa se nta muntu bafite uri buze kuburiyo, basiga bafunze umuriro n'amazi. Urumva iyo nta muntu uriyo haba harimo imbeho nyinshi, ariko iyo hari umuntu barahashyushya, buri kimwe cyose kiba kiricyo. Hari na hita zitaba zirimo amazi, biba ngombwa ko bitwarira amazi mu majerekani, cyangwa se bagashaka uburyo batwara amazi bazakoresha mu gihe bitewe n'igihe bazamarayo. Izo hita iki gihe nicyo gihe ziri gukoreshwa cyane ku miryango ya bugufi, cyangwa se abantu b'urungano bato cyangwa se abana bakiri bato, cyangwa se inkumi, abantu bakuru badafite abo babana nabo. Iki gihe rero nicyo gihe izo hita ziri gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo iki gihe nicyo gihe abana cyangwa se abantu bari b'ingimbi, nko twavuga abantu bafite abakunzi babo, cyangwa se bafite bumva ko bagejeje igihe cyo kuba bakigenga, bakora ibyo baba bakeneye byose. Iki nicyo gihe baba bagendeyeyo, cyane cyane batari kumwe n'ababyeyi babo, cyane ko akenshi batakunda kujyayo ari bonyine, kereka bafite gahunda zabo ziba zibatwayeyo z'abantu bakuru, cyangwa se bakeneye kuganira n'abantu badakeneye ko iwabo babona cyangwa se bamenya. Ni ukuvuga ngo iyo byagenze gutya nicyo gihe bagenderayo babana, cyangwa se rwarungano. Nicyo gihe bafata umwanya bakajya guhurirayo n'abantu, n'abakobwa bagenzi babo cyangwa se n'abahungu bagenzi babo, bakajya guhurira iyo ngiyo, bakaza kujya no muri za shi. Nzafata igihe njye gushaka uburyo nabereka uburyo bajya shi, cyangwa se shi bisobanura iki. Shi ni imikino iyo gukinira muri neige, ukagenda ahantu hejuru hahanitse, hejuru mu musozi, ukamanuka uri gukoresha shi. Ntabwo nzi kubikoresha, ariko hari umuhungu uzi kubikoresha. Rimwe nzamubwira afite umwanya tujyaneyo abikore mu kamere, ariko nze kuza kubibereka uburyo bikorwamo ibijyanye na shi.
uwo muhungu nta wundi ni Daniel arabizi, nzabimusaba numve ko byakunda afite umwanya tujyanye. Mère Muyur ni ibyo nababwira ati naje kugira ngo mbibutse ibyo baba bakunda kurya, nabivuze haruguru. Ni peanut nta kindi no bunyobwa, manderena ni amaronji yasanzwe n'amatunda. Bakongera bakarya druwe, bakanywa na kafe nyinshi. Ndibaza ibyo bintu nibyo baba bakunda kurya, n'abakunda pizza inarababwiye imwe bita grandiose. Iki nicyo gihe rero bizihirizaho ibyo bintu byose. No kugira ngo ntabwo mvuze ibi bintu kugira ngo inze kongera kubisubiramo, ahubwo nari nje kubibutsa ibyo bakunda gukoresha, kuko hari umuvandimwe wambwiye ati iki nicyo gihe bita Mère Muyur cyangwa se Rumuyur. Yego, iki nicyo gihe bita Mère Muyur cyangwa se Rumuyur. Rumuyur ni igihe narabivuze, sinzi impamvu yabimbajijeho kandi ariko ntacyo ndabigarukamo nkuko aba yabimbajije cyangwa se nkuko ababyifuza. Mère Muyur ni igihe Christmas yarangiye, cyane ko bizihiriza bo Christmas tariki 24, ariko twe aho twavuye muri Afurika tuyizihiriza 25. Hano muri Norvège bayizihiriza 24. Iyo Christmas yarangiye kuva tariki 24 ko nicyo gihe bayizihirizaho, kuza kugera tariki 31 cyangwa se tariki ya mbere, icyo gihe cyose icyo cyumweru kiba kiri hagati, nicyo gihe cyitwa Mère Muyur cyangwa se Rumuyur. Nicyo gihe bakoreraho ibintu by'abakuru cyangwa se ibintu bidasanzwe, yaba abakuru yaba abatoya. Iki nicyo gihe mbese basa n'ababa bafunguriwe buri kimwe cyose, cyane ko haba ari na benshi bajya mu birori runaka, baraza kujya iri joro tariki 26, bazongere bajyeyo tariki 29, bongere bajyeyo tariki 31. Bucya ari bonane, saa sita y'ijoro ibagereraho bari mu kuryoshya. Bakongera bakatera n'ama fireworks mu birere. Ngira ngo ibyo byose ningira ubushobozi nkazaba mpari, nkabona umwanya ntagiye mu mirimo cyangwa se gushaka umugati, nzabibakorera, mbafatira zo fireworks, mbafatire buri kimwe cyose, nzaze kukibereka ahangaha kuri Lifetime TV. Yes, icyo bari bansabye ndizera ko ngikoze, kandi ndizera ko asobanukiwe umuvandimwe icyo bita Mère Muyur cyangwa se Rumuyur. Ni iki gihe turimo. Ndizera ko mboneraho umwanya wo gushimira abavandimwe hirya no hino baguma kunsapotinga, abanzi n'abatanzi bose baguma kunshigikira. Ndabashimiye cyane. Ntabwo ari uyu munsi ndibuze kuvuga amazina yanyu, ariko aho muri hose mwumve ngo binkora ku mutima kandi biranshimisha, kandi nanjye ubwanjye ndabibona, kandi ntacyo nzageraho ntabafite, nta kintu ushobora kuba nakigezaho ntabafite. Ukuboko kwanyu munyereka ko kugira ngo munzamure, mvane hamwe munjyana ahandi, ni ibintu byiza cyane munkorera, kandi ndabishima cyane bitewe naho muri hose. Abo turi kumwe hano muri Norvège, Badfoss, ariho Mose Servin, hose abo muri hose ndabashimira cyane bivuye ku mutima wanjye. Amerika, Aziya, Afrika, iwacu muri kontinent y'umugisha cyane. Ngira ngo muba mwabibonye. Nzabasobanurira no kuri iyo logo, mbabwira ikimenyesha. Ngira ngo muba mwakabonye ko mba gafite hano aka kantu gafite icyo gasobanuye. Ngira ngo abakazi barakazi, ariko abatakazi nako reka ngabasobanurire. Aka kantu gasobanura Afrika yose, iriya kontinent yose ya Afrika irimo hano, n'ibihugu byabo byose birimo hano, kuko ari 50 bingahe. Mbona kuvuga ngo iyi logo isobanuye byinshi, kandi ngira ngo niyo mubonye kuri ya logo yanjye hejuru handitseho Lifetime TV, hasi akaba handitseho FB Media, n'iyi logo irimo hagati na diamond cyangwa se diama. Iriya diama irimo hariya
n'intuze n'iyi kontina ya Afurika, iyi karita ya Afurika irimo hagati, ngira ngo muba mwayibonye hara ku ruhande, mugira ngo muza muhabona hakanuze kariho ka Madagascar, ngira ngo abaza amateka cyangwa se abaza amakuru ya mapu baba bazi ibyo nshatse kuvuga cyangwa ibyo ndi gusobanura. Ni ukuvuga ngo iriya logo ifite ubusobanuro bwayo, ngira ngo mwarabibonye. Logo igize hariya cyangwa se nkoresha akaba ari nayo nambara mu gatuza, ifite ibisobanuro byinshi, ibisobanuro ko turi abantu bamwe, Abanyafurika turi abantu bamwe. Icyo nabibutsaho cyangwa se bakanguriraho ni ukongera urukundo, turi abantu bamwe kuko twese tuva amaraso amwe, cyane ko tunasa, ahubwo ibintu biva hirya no hino bitaduhesha agaciro cyangwa se bitatuma tudasapotingana, sinzi aho byaturuka, sinzi naho byava, ariko inama nabagira ni ukugira ngo tujye dushyigikirana, dusapotingane, kuko duturuka ahantu hamwe, kuko Imana yaduhaye ubushobozi bwose, ituremamo ububasha bwose, ariko ntabwo turamenya ko tubufite. Ariko hari abantu benshi nzi bamenye uko bufite, ariko hari n'abandi bataramenya ko bifitemo ubwo bubasha. Ariko iyo ubasha kubisobanukirwa, ugerageza no kwegera abavandimwe ubona ko batarabasha kubona ubwo bubasha bifitemo, ukabasha gukangura ubwo bubasha bwabo bakabwimenyamo. Kuko urabona iyo umuntu aryamye aba asinziriye, iyo usinziriye ntabwo ubuzi iyo uri, ariko iyo ukangutse ukahita umenya aho uri. Ni ukuvuga ngo ubwonko buhita buza bugakora automatically. Iyo bukoze automatically uhita umenya iyo uri, ukamenya icyo gukora, nimba ukumva ukeneye kurya, ukumva ukeneye buri kimwe cyose, ikigukozeho ukakimenya. So nicyo gihe rero iyo ubasha kumenya ngo hari ibyo ngomba gukora, hari ibyo ngomba kumenya, hari ibyo ngomba kubamo, hari ibyo ngomba kuba nakitabira cyane bifite umumaro cyangwa se bitafite umumaro. Ariko ahanini cyane icyo nshaka kwerekezaho ni ukugira ngo tumenye neza abo kubana nabo mu mwaka wa 2024. Hari igihe uhura n'ibintu byinshi bikubera imbogamizi, bikugora mu buzima, ukajya uyoberwa aho biri gupfira, ukajya uyoberwa ikibitera ari iki, kandi ari abantu baba bakugaragiye, ari abantu baba bari hafi yawe babigiramo uruhare, ariko wowe ntumenye iyo biri gupfira. So nuko rero inshuti za Lifetime TV, inama nabagira cyangwa se igitekerezo nabaha, namwe ubwanyu mbakeneye ibitekerezo. Ntabwo ari njye nyine ngomba kujya nyumva ibitekerezo, cyangwa se nkaza nkora ibintu mutashimye ntabizi, kandi mba ngira ngo ngewe murabishima cyangwa se murabyakira. Namwe ubwanyu nkeneye inyunganizi zanyu, nkeneye ibitekerezo byanyu. Nkuko nabibabwiye, iyi nimero nabahaye niyo yanjye y'ibanga. Ukeneye koherezaho ibitekerezo, ukeneye koherezaho inyunganizi, inama se, udakeneye gushira muri comment abantu bose bayibone, yishyiraho ngaho maze ndabibona. Ni ngewe ubibona njyenyine, narangiza akagusubiza, nkaza hano kuri kamera nkongera nkakora ikiganiro nsubiza cyangwa se nyamura kuri bya bintu wangiriyeho inama, cyangwa se nza tukaganirira hamwe ikintu uba wifuje ko tuganiraho. Kandi n'ikindi kiyongereyeho, sinshobora kuvuga umuntu wabinsabye cyangwa se wampaye icyo gitekerezo cyangwa se wampaye ayo makuru atabimariye uburenganzira. Sinshobora kuvuga uwo ari we, biguma muri ngewe, kuko ariko kazi niyemeje kuba nakora, cyangwa se navuga ati ibintu by'umuntu bigomba kuba ari ibintu by'umuntu. Nimba umuntu akwizeye akakugirira icyizere cyo kuba yaguha amakuru nk'ayo, cyangwa cyo kukugira inama yo kuvuga ati ujye ukora ibintu gutya, ujye ubigenza gutya, ujye ubigenza muri ubu buryo, urumva uwo muntu aba ari w'ingenzi cyane, sibyo? Apana nka ba bantu, ntabwo tuba dukeneye ba bantu baza bakaguhereza felicitation, bagufera, bagira gute, kandi hari ibintu byinshi bafite bagakoze, cyangwa se hari umusanzu bagateye kuba bagira icyo byatanga, bagagira ibyo bahindura, bakakugira inama n'ubwunganizi. Mbonereho no gushimira abavandimwe, umwe uri hano mu gihugu cya Norvege, n'undi uri mu gihugu cya Amerika, wampaye n'inka, by the way inka yo mu mwuka, ariko ndizera ko neza iriya nka wampaye yo mu mwuka hari igihe kizagera bikaba biri official,
nkanayibona biririyo. Ngira ngo wabyumvishe kuko ndakwemera cyane kandi ndanagusuje cyane, suza n'umuryango wawe wose aho muri hose. Reka mbifurize Merry Christmas n'umwaka mushya muhire, kandi turabakunda cyane natwe ubwacu. Iyo mutweretse urukundo tugomba kubahereza urundi rukundo. Yes, nibyo navugaga ko ukweretse urukundo ugomba kumwereka urundi nawe, kubera ko ni ko biba bisabwa mu buzima busanzwe. Ariko nabwo ukweretse inabi ntuzigere umwereka inabi, ahubwo uzagerageze gukora ibintu bikwiye nk'uko Imana ibidusaba cyangwa se uko umutima wawe ubigusaba. Umuntu ntabwo yemukira, ntuzigere uharanira kumusubiza inabi. Mboneraho gukosora cyangwa se gusobanura neza akantu kamwe. Navuze uriya muntu wampaye inka wo muri Amerika, uburyo yayimayemo arabizi cyangwa se tubiziranyeho nuko nabivuga. Sobanure ko ataza kugira ngo ni umuntu turi kumwe hano nawe wayimpaye, koko mu by'ukuri hari umuntu turi kumwe hano mu iki gihugu wayimpaye akayima mu maso y'abantu. Yego, cyo narakimushimiye, n'ubu ndacyagishima ko wakoze igikorwa cya kigabo, ariko nongere nakugaye. Ndakugaya mu buryo ndi bukugayemo n'ubu ngubu. Kuba warampaye inka mu maso y'abantu ukaza kugaca inyuma ukongera ugakora uburyarya niko nabyita, ukayisubiza uyisubije ni ushizeho n'ibya mirenge, ntago byashimwe kuri njyewe, ntago nabishimye, uretse ko nta mwanya mfite wo kuba narabonye kwibwira abantu. Icyanambabaje kindi, wongera kurenza andi magambo adashimishije cyangwa se atameshe, nuko ataboneye mu matwi y'abantu, ugasanga uri kuvuga ku muntu ibintu bitajyanye cyangwa se ibintu bidashimishije mu by'ukuri, kandi ibintu uri gukora wowe neza ubizi neza ko ari ibinyoma, ari uburyarya bwo kugira ngo utazasubiza umwenda w'abandi. Ariko ntago ariko nge neye, sinaze mbere y'abantu cyangwa se nze mu ruhande rwawe kukubwira nabi cyangwa se nkubwira ati biru kuvuga n'ibiki. Ufite igihe cyawe, ufite cyo kubivuga, nkuko nabivuze nzampereza buri muntu ibyiwe. Uyu mwanya ntabwo nari mfite gahunda yo kubivugaho, ariko sinzi uburyo bijemo, kubera ko mvuze ko umuvandimwe wampaye iriya nka utaza kugira ngo ni wowe ndi gushima kuko wayimpaye. Yego nawe ndagushima pe, ndagushima mu by'ukuri warayimpaye kandi urukuve ku mutima, kandi wayimpaye hari n'abantu bose. Ariko nyuma yaho uburiganya wakoze kujya ubiyisubiza, unisubiza ibya mirenge. Yiba warampaye ntukisubiza wenda nk'inka ebyiri, ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo uzisubiraho kandi wumve ko wagawe. Narakugaye by'urwego rwo hejuru, kuko ntabwo ndusha umuco, nubwo ubukeka ko atari ibintu byanjye cyangwa se atari ibintu byacu, ariko ni ibintu tuba tuzi twakuriyemo, ntabwo ari buriya buryo byari kugendamo. Waragawe cyane, wihangane ko wambivuze muri ubu buryo. Kwanza sinda nubwo nkwihanganisha kuko ntabwo mvuze izina ry'umuntu cyangwa se mvuze uwo ari we, ariko wowe aho uri inziko biri buzakugereho wumve ngo waragawe ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari buriya buryo byari kugendamo. Iyo ukinakora buriya bugira strategy wakoresheje, ariko utagiye kongeraho kuvuga ibi n'ibi ngo runaka n'aba. Ese ubona byavamo kweli? Ntabwo byavamo wangu. Hari igihe umuntu aba afite amaguru ye ariko atemerera kuba yashyira mu nkweto izo arizo zose, sibyo? Kandi ujye ureba kure. Icyo ntabwo aricyo narinje gutindaho. Nashimiraga umuvandimwe uri muri Amerika, kandi nimba n'ibi ngibi binyuzeho akanyuzeho, niyitiraga mwihangane. Ubwo twakomeje mboneraho kuba nabashimira, mvuga ati Merry Christmas, nongereho uwo mwaka mushya muhire uzababere uw'umugisha gusa, kandi
nizere ko ari cyo gihe cyo kugira ngo muzakomeze ibikorwa mutarangije, muzakomeze za gahunda mwari mwarihaye muri uyu mwaka wa 2023, muzazikomezanye muri 2024. Reka ngira uti ciao ciao, bye bye, turi kumwe, hasta la vista.